munyemerere mbasuhuze nshuti bavandimwe, Imana iduhana umugisha. Ngewe muganira amazina ni Mugizeneza Jean Paul. Erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16. Dusenga Imana. Turagushimye Mwami Imana ishobora byose, tugushimiye uburinzi n'ineza uhora utugirira uko bwije n'uko bukeye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ni kenshi wagiye uturinda, yemwe twebwe twari tumaze kwanzura yuko ubuzima bwacu burangiriye aho ngaho. Icyubahiro kibi cyawe. N'uyu mwanya rero ushimye yuko iri jambo ryawe ritugeraho, turakwinginze ngo rihindure imibereho yacu kandi ritubashishe kwegerana nawe, turusheho kugukurikira aho ujya hose, kabone n'ubwo inzira yaba yakukumutse. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwana wawe ukunda, amena. Nshuti bavandimwe rero muherereye mu mpande z'isi zitandukanye, munyemerere twongere dushimire Imana iduhaye amahirwe nk'aya ngaya kugira ngo twongere tuganire ijambo ryayo. Icyubahiro kibi cyayo uhereye none ukageza iteka ryose. Uyu munsi nifuje yuko twaganira ku cyigisho kivuga ngo gutema ishami wicayeho. Birumvikana yuko uramutse utemye ishami wicayeho, ese byagenda gute? Byasoza bite? Ikibaze nanjye nkibaze, maze dukomeze tujye mbere mu ijambo ry'Imana, aho tugiye gusoma muri Esiteri igice cya 3, twumve n'ubundi icyo hatubwira. Reka tujye mbere. Esiteri igice cya 3. Morodekayi asuzugura Hamani nawe ashaka kurimbura Abayuda. Hanyuma y'ibyo umwami Ahasuwerusi akuza Hamani mwene Hamedata Umwagagi, amugira umutware mukuru. Intebe ye ayiha icyubahiro, ayirutisha iz'abatware bose bahakanywe. Ahangaha sinzi niba byumvikanye neza. Ni uguhakwa nyine, bahawe akazi. Hamani agize amahirwe, bamuhaye icyubahiro kirenze abandi bantu bose. Harya dusanze umwanya yari afite, intebe ayiha icyubahiro. Umwami yayihaye icyubahiro, buriya yari premier ministre, minisitiri w'intebe. Kumva ko hejuru ye nta wundi wari uhari umusumba. Uwo yari azi neza yari umwami Ahasuwerusi, ariko uriya Hamani uri kumva ko yari akazi ibyo ari byo byose, uri kumva ko yari afite icyubahiro gikomeye. Ubwo se sinari maze gusoma umurongo wa mbere, rikashyireho n'uwa kabiri nyine dukomeze twigire imbere. Abagaragu b'umwami bose babaga bari ku irembo baramupfukamiraga bakamuramya, kuko umwami ariko yari yategetse. Ariko Morodekayi we ntiyamupfukamiraga ngo amuramye. Kumva hejuru twasomye ngo Morodekayi asuzugura Hamani nawe ashaka kurimbura Abayuda. Wakwibaza ngo ese uyu Morodekayi yari amusuzuguye amushaka wiki? Ntabwo cyari ikibazo cy'ibya politiki, nta nubwo cyari ikibazo wenda cyo kurwanira imyanya ngo abe afite ishyari kugira ngo azabe muri uriya mwanya. Reka da, ahubwo icyo bari gupfa, reka ngisubiremo ku uyu murongo wa 2 kirimo kigaragara. Abagaragu b'umwami bose babaga bari ku irembo baramupfukamiraga bakamuramya, kuko Morodekayi we ntiyamupfukamiraga ngo amuramye. Ngako agasuzugura aho kwari gashingiye, yangaga gupfukama ngo amuramye. Kibaza ese kugira ngo umuntu apfukame aramye umuntu, ikibazo kirahagana he? Gupfukama ni iki? Ni amavi.
amavi niyo yari gushyira hasi byonyine nuko akamuramya, ariko Morodekayi arabyanze. Wibaze yari no ku irembo. Se buriya twabigereranya n'iki? Ni nk'aho twabigereranya n'umuzamu. Umuzamu uri ku irembo ariko yanga kuramya uriya muntu wari wahawe icyubahiro ari uwa kabiri ku mwami. Bukeye abagaragu b'umwami bari ku irembo ry'ibwami babaza Moridekayi bati, ni iki gituma ucumura ku itegeko ry'umwami? Bakomeza kumuhana uko bukeye. Atabyumviye babiregera Hamani ngo barebe ko yemera ibya Moridekayi, kuko yari yireguje ko ari umuyuda. Ahangaha ikibazo kivutse mu bakozi. Ntago Hamani yigeze agira ikibazo, ahubwo abantu bari hariya bari gukorana na Moridekayi nibo bagize ikibazo, kuko turi gusoma tugasanga ko batangiye bamuhana, ariko Moridekayi we ntago yigeze abyumva. Mwanyemereye uyu murongo nkawusubiramo. Nari ngeze muri Esiteri igice cya 3 n'ubundi umurongo wa 3. Bukeye abagaragu b'umwami bari ku irembo ry'ibwami babaza Moridekayi bati, ni iki gituma ucumura ku itegeko ry'umwami? Ibaze, bari kumwe, bari ku kazi, bari aho ngaho ku irembo ry'ibwami, ariko bari kumubwira bati, itegeko ryashyizweho n'umwami. Ubwo umwami ninde? Ni wa wundi wari uri hejuru y'uwo Hamani. Subo ntabwo byumvikanara. Hari kubanza Hamani, noneho agakuri yewe nagiye byacanze, reka subiremo. Hari kubanza Ahasuwerusi, niwe mwami, noneho agakurikizaho Hamani, ubwo niwe premier ministre cyangwa se minisitiri w'intebe. Noneho itegeko ntago ryavuye kuri Hamani, itegeko ryavuye ku mwami. Umwami ari wende? Ahasuwerusi. Ahasuwerusi yatanze itegeko yuko barajya baramya uriya muntu yahaye icyubahiro ari wende? Ari we Hamani. Nyuma rero abari bafite umwuga nk'uwa Moridekayi wo kuba hariya ku irembo, aribyo twabonye ko twagereranya nk'umuzamu w'iki gihe, baramuhannye, baramucyashye, baramubwira bati, ariko kubera icyo ucumura itegeko ry'umwami? Umwami niwe waritanze, none kubera iki ucumura iryo tegeko? Tujye ku murongo wa 4. Bakomeza kumuhana uko bukeye. Atabyumviye babiregera Hamani ngo barebe ko yemera ibya Moridekayi, kuko yari yireguje ko ari umuyuda. Ibazera icyo ngicyo nicyo yari yireguje cyonyine, ngo ni umuyuda. Ahari wenda isinzi iki ngiki rwose uyu muntu nayo ari umwihanduza acumu. Hariya bari mu bunyage, bari barabanyaze, baragiye i Babuloni. Tekereza rero kuba bakunyaze wagiye mu bundi bwoko ukajya kwireguza ngo guri runaka. Ngayibaze, ni ikibazo gikomeye cyane. Yari umuyuda, ariko nanone dusubiye inyuma twibuka yuko abayuda bari baratoranijwe n'Imana, Imana yo mu ijuru, ariko baje kuyigomekaho bahawe igihano cyo gutatanira hirya no hino. Ariho uyu Moridekayi yaje kwibona yageze i Babuloni, ariko ntago yabihishe, ntago yabigize ibanga. Yavuze ngo ni umuyuda agira ngo wenda barabimwubahira, ariko bari kumunyega, bagiye kubwira nuriya bagombaga kuramya kugira ngo arebe koko niba abayuda z'abaribo. Nicyo yari yisobanuje. Hamani umurongo wa 5, abonye yuko Moridekayi atamupfukamiye ngo amuramye, ararakara cyane. Urukumva bagiye kurega nubwo wenda muri no Bibiliya batabyanditse, n'ibyo nitekerereje. Ntekereza yuko nawe yamuhaye andi mahirwe, icyo bita deuxième chance, amahirwe ya kabiri.
yongeye kumuha amahirwe aramubwira ngo namupfukamire, noneho amuramye agira ngo wenda yari yibeshye. Noneho Moridekayi ntiyamuramya. Noneho Hamani arushaho kurakara cyane. Arakaye se bigenda gute? Twisomere 6. Abona yuko gufata Moridekayi wenyine ari ntacyo bimaze, kuko bari bamubwiye ubwoko bwa Moridekayi. Nicyo cyatumye Hamani ashaka uburyo bwo kurimbura abayuda bose bari mu gihugu cya Ahasuwerusi cyose, ari bo bwoko bwa Moridekayi. Iyi yari jenoside y'akaga. Yaragiye kurimbura ubwoko bwose, kandi nta yindi mpamvu yari igiye kurimbura bariya bantu, nuko Moridekayi wari wasobanuye ko ari umuyuda yari yanze gupfukamira uriya Hamani. Reka twikomereze twisomere rero twumviye inkuru ukuntu iraza gusoza. Tugeze muri Esiteri igice cya 3, tugeze ku murongo wa 7. Maze mu mwaka wa 12 umwami Ahasuwerusi ari ku ngoma, mu kwezi kwa mbere kwitwa Nisani, baraguza inzuzi zitwa Puri imbere ya Hamani. Baraguza iminsi yose n'amezi yose uko bikurikirana, bageza ku kwezi kwa 12 kwitwa Adari. Ibi bintu ndabyumvisha, reka nze ndongere subiremo. Hari mu kwezi kwa 12. Noneho bararaguza bageza mu kwezi kwa 12 nanone. Ubwo se si umwaka. Bafashe iminsi 365, biterwa n'umwaka uwo ari wo, cyangwa wenda byari 366. Bararaguza. Somye Bibiliya namwe umva. Bavandimwe namwe mwirebere muri Bibiliya. Ni Bibiliya ndi gusoma rwose, nababwiye n'igitabo ndi gusoma. Turi kubona yuko baraguje buri munsi, kandi ntabwo bigeze baruhuka n'iri na rimwe. Bararaguza kugeza ubwo baraguje iminsi 365, bagira ngo barebe ko iyi gahunda yo kwihimura kuri Moridekayi wanze kuramya uriya muntu izacamo. Umurongo wa 8. Hanyuma Hamani abwira umwami Ahasuwerusi ati, hariho ubwoko bwatatanye bunyanyagira mu mahanga yo mu bihugu utegeka byose. Amategeko yabwo ntahura n'aya yandi mahanga, kandi nibumvira amategeko y'umwami. Nicyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira. Umwami nabishima iteka ricibwe, baryandike ko barimburwa. Nanjye nzatanga italanto z'ifeza inzovu, nzihe abanyabintu b'umwami bazishyire mu bubiko bwe. Urumva abayuda baraguzwe. Mutipe yari afite amafaranga. Uri kumva afashe icyemezo cyo gushyira amafaranga, ariko se umuntu yakwibaza ngo ni gute Hamani ashobora kurusha amafaranga Ahasuwerusi? Keretse wenda niba ari wa mugani uvuga ngo inyongera mbi ni imisuha, ariko sintekereza yuko hari wenda yaba ari inyongera, ahubwo uriya muntu bigaragaze yuko yari afite ku ifaranga. Aravuga ati ifaranga ndarishyiramo bicaho byagaciye, ariko buriya bwoko burangira. None umwami se araza kwanga ariya amafaranga cyangwa arayemera? So ubundi nakomeje ku murongo wo hepfo tukumva. Reka nsome umurongo wa 10. Nuko umwami yambura impeta ku rutoki, ayiha Hamani mwene Hamedata umwagagi, umwanzi w'abayuda. Umwami abwira Hamani ati, ifeza uzihamanire, kandi ubwo bwoko ndabuguhaye ubugira uko ushaka. Yewe wa mwami burya nawe yari afite ku mafaranga. Hano ntabwo yishubuje, nari nzi yuko yayariye, ariko ntabwo yariye, ariko yemeye gutanga uburiya bwoko kugira ngo burimbuke. Hamani yabanjije kubusobanura, yasobanuye yuko ari ubwoko bw'abayuda, nyuma asobanura yuko bwanatatanye mu bihugu byose uriya mwami ategeka. Noneho asaba yuko buriya bwoko burimburwa. Byumvikana ntabwo bariya batatanye nta bandi bapfuye.
buriya hari abapfuye, hari abagiye babigenderamo, ariko abasigaye nabo bari kugira ngo babamare. Ngaho ibazo nicyo Hamani arimo asaba umwami. None umwami yemeye gutanga ziriya ntama yari aragiye, zari zabaye umuhigo we, bagiye kuzibaga. Murabona yuko uriya muntu yagize amahirwe akomeye cyane, yashakaga kurimbura ubwoko bw'Abayuda, none arabuhawe, kandi n'amafaranga yari agiye gutanga nayo yarayacunguye, agiye kuyabika. Ukumva ko ubukungu bwe ntabwo buhungabanye, kandi n'icyubahiro cye agiye kongera kugihabwa n'ubundi biruseho. Twongere twibuke yuko turi kwiga icyigisho kivuga ngo gutema ishami wicayeho. Reka dusome rero muri Esiteri igice cya 3, tuhere ku murongo wa 12 twumva uko bimeze. Bukeye ku munsi wa 15 w'ukwezi kwa mbere, bahamagara. Twibuke yuko ahandi baraguje bakageza bahere mu kwezi kwa 12 bageza mu kundi kwezi kwa 12. None bafashe ukwa mbere bigeze kuri 15. Reka twumve uko bimeze. Bukeye ku munsi wa 15 w'ukwezi kwa mbere, bahamagara abanditsi b'umwami, bandika ibyo Hamani ategetse byose, babyoherereza ibisonga by'umwami n'abatware b'intebe batwaraga ibihugu bye byose, n'ibikomangoma byo mu mahanga yose, igihugu cyose uko imyandikire yakiri, n'ishyanga ryose uko ururimi rwaryo ruri. Babyandika mu izina ry'umwami Ahasuwerusi, bashyiraho n'ikimenyetso cy'impeta ye. Nuko boherereza inzandiko, baziha intumwa zizijyana mu bihugu by'umwami byose, ngo bice Abayuda bose, abakuru n'abato, abana bato n'abagore, babarimbure, babamareho umunsi umwe, ari wo munsi wa 15 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari. Kandi ngo bajyane ibintu byabo uho iminyago, maze bandikira amahanga yose bakurikije uru rwandiko, ngo bitegekwe mu bihugu byose ko bitegura uwo munsi. Nuko intumwa ntizatinda zijyanwa n'itegeko ry'umwami. Itegeko ryamamara ku murwa w'Ishushani, maze umwami na Hamani bicazwa no kunywa, ariko abo ku murwa w'Ishushani barumirwa. Bicaze no kunywa, ya mafaranga byashizwe noneho bayasangiye. Bagiye kunywa rwose, bagiye kunywa ntabwo biboroheye, ariko ngo abo ku murwa bo bumiwe. Dusome muri Esiteri igice cya 4 twumva uko handitse. Abayuda barizwa n'itegeko ry'umwami babibwira Esiteri. Nuko Moridekayi amenya ibibaye, ashishimura imyambaro ye, yambara ibigunira, yitera ivu, arasohoka ajya mu murwa hagati, araboroga, ataka ijwi rirenga ry'umubabaro, ajya imbere y'irembo ry'umwami, kuko ari ntawabashaga kurinyuramo yambaye ibigunira. Kandi mu bihugu byose aho itegeko n'iteka by'umwami byageraga, habagaho umubabaro mwinshi mu Bayuda, bakiyiriza ubusa, bakarira, bakaboroga, kandi benshi muri bo biryamira hasi ku bigunira no mu ivu. Imana yacu ishimwe. Aho itegeko ryose ryageraga mu bihugu byose Ahasuwerusi yayoboraga, bose bacaga bugufi, bakarira, bakiyiriza ubusa. Ibyo kurya barabihagarika, batakira Imana yo mu ijuru. Imana yacu ishimwe. Dukomeze dusome. Bukeye tugeze ku murongo wa 4. Bukeye abaja ba Esiteri n'inkone ze baraza barabimubwira, arababara cyane. Yoherereza Moridekayi imyambaro yo kwambara, ngo bamwambure ibigunira, ariko yanga kuyambara. Yari kuyambara kangahe? Yanze kuyambara, akomeje kwambara bya bigunira, kandi azi neza yuko bifite ingaruka kuba ku irembo ry'ibwami yambaye ibigunira. Ni ikibazo, cyari ikibazo muri kiriya gihe, ndetse no muri iki gihe cyacu ntabwo byoroshye. Ni usibye n'ibigunira, niyo waba utambaye inkweto ugafata kaburimbo ukagenda, cyangwa se ukajya nko ku muntu ukomeye, ukajya nko mu buyobozi ngo ugiye
kuririrayo, bakwireza ndakurahiye, ntabwo byoroshye. Ariko ahangaha Esiteri nawe wari ufitanye isano n'uriya muntu witwa Moridekayi yagize ipfunwe amwoherereza imyenda, agira ngo ahari wenda ni ikibazo cy'imyenda afite, ariko yasanze atari ko bimeze. Uriya muntu yanze n'ubundi kwambara iriya myenda. Reka n'ubundi dukomeze dusome ku murongo wa 5. Nuko Esiteri ahamagaza Hataki wo mu nkone z'umwami, uwo umwami yari yarategetse kumukorera, amutuma amwihanangirije ngo asange Moridekayi amubaze ibibaye n'impamvu zabyo. Nuko Hataki aragenda asanga Moridekayi ku karubanda ku irembo ry'ibwami. Moridekayi amutekerereza ibyamubayeho byose n'umubare w'impiya uko zingana Hamani yasezeranye kuzashyira mu bubiko bw'umwami azitanga ku Bayuda ngo abarimbure, kandi amuha urwandiko rukurikije urw'iteka ryamamajwe i Shushani ryo kubarimbura, ngo arwereke Esiteri arumusomere. Ahera ko amwihanangiriza ngo asange umwami amwinginge ahakirwe bene wabo kuri we. Hataki aragaruka abwira Esiteri ubutumwa bwa Moridekayi. Dusenga Imana. Turagushimira Mwami Imana ishobora byose, nubwo waterwa n'amakuba menshi maze akagutera kwiheba cyane. Ibuka imigisha yose wahawe, ibyo yakoze biragutangaza. Wibukisha umugisha wahawe, wibukisha umugisha y'Imana. Ishanisha Imana iguha, ibyo yakoze biragutangaza. Uhora uremerewe n'amaganya, umusaraba urakuremereye. Ibuka imigisha yose wahawe, uhora umiririmba uko bukeye. Wibukisha umugisha wahawe, wibukisha umugisha y'Imana.